ihame ry'umunsi. Mbese uyu munsi wasengaga nk'umugaragu cyangwa wasengaga nk'inshuti? Hari igihe utangira gusenga ukavuga ngo ndi umugaragu w'Imana. Reka dusome twumve icyo Yesu yabivuzeho. Yohana 15:15 aravuze ngo sinyibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Amen. Yesu akwise inshuti ye, wikongera kwita umugaragu. Buriya inshuro nyinshi hari abantu musenga mugasengana kutisobanukirwa bigatuma mwakira ibitangaza bike. Uyu munsi wa none senga nk'inshuti y'Imana. Imana yisemo kukwita inshuti yayo, ntabwo ishaka kukwita umugaragu wayo, ngo kuko umugaragu namenye ibyo shebuja akora. Ntabwo ukiri umugaragu uri inshuti. Ubundi inshuti ntiwayibabaza, inshuti ntiwakora ibiyibabaza, kuko iyo ubabaje inshuti uba wibabaje. Uyu munsi wa none ntuzongere kubabaza inshuti yawe. Inshuti yawe ninde? Ni Mwuka Wera utuye muri wowe. Ntuzongere kumubabaza, ntuzongere kumuriza. Shoje nkubwira ngo ibukuri we biri mu bigize amahame.